twongeye kunezezwa no kuba muri studio za Menya Ijambo TV uyu munsi. Tunejejwe no kubana namwe mwese mudukurikiye ku mirongo yacu aho dusangwa kuri ino TV yacu, haba mu biganiro byatambutse. Ntabwo dutewe ishema nuko mubikurikira, mudukurikirana, mukaduha komenti, biratunezeza cyane. Bityo rero n'ubu ngubu n'ubundi turacyabakeneye kugira ngo tubashe gufatanya uyu murimo wo kwamamaza ubutumwa bwiza bw'iyaduhamagaye. Ntabwo ari ubwacu twamamaza, ni ubutumwa bw'uwadutumye tugomba gutumikira, tukabasha guhindurira benshi kuba abigishwa be. Nicyo n'ubundi tukibasaba: subscribe, like, comment. Ibyo byose birakenewe. Twungura ibitekerezo, muduha inama, mudusengere, yewe munaduhamagare. Amanimero yacu arahari, mwaduhamagara rwose mukatubwira n'ibyo twakongeraho, n'amatopiki, n'ibyo mushaka ko tubabariza, n'ibyo mushaka ko tubaganiriraho. Ni byinshi. Turi kumwe n'Uwimana ihagurukije muri iyi minsi kugira ngo abashe kutujijura, abashe kudukura aho twari turi, abashe kugira aho tugeza. Nyabuna ni munyemerere, hitwemere ubumenyi afite abujyana, nimureke tubuprofite mu gihe turiho, mu gihe tukimubonye, kuko ejo tutazicuza ati iyo tubimenya. Iyo tubimenya ni mbi cyane. Rero icyo nabasaba nuko twagira icyo tukuraho, icyo tumukuraho akareka kubigendana. Murakoze rero, reka tumwakire muri studio. Ngewe muri kumva nkuko bisanzwe ni Sunzumugabe Robert, n'umunyamakuru wanyu. Ni ngewe uri kubabariza ibi bibazo kugira ngo tubashe kujijukana. Nuko Imana mu ijuru ikomeze kubana namwe, natwe kandi turi kumwe dukurikiranye bino biganiro byacu kuri televiziyo. Reka tumwakire abibwire kandi anasenge dutangira. Thank you. Welcome. Mana ya Abrahamu na Isaka na Yakobo, tugushimye kujya neza kwa no kwenda kwa gukomeye, ngaho mugisha abantu batwumva kandi natwe dufashe tubashe kubisoza neza mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Nkuko bisanzwe uyu munsi tugiye kuganira ku kiganiro bita topic yacu uyu munsi ni ukugendana n'Imana. Kugendana n'Imana benshi tubyumva gutandukanye, ariko ubu none aha ngaha turenda guhuriza hamwe iyo myumvire tubifiteho, tubibumbire hamwe, noneho tugire indi shusho tubibonamo. Kugendana n'Imana ni iki? Ubyumva ute? Cyangwa se ubibona ute? Cyangwa se ubikora ute? Nibyo uyu munsi tugiye kubasha kumva umukozi w'Imana adusobanurira. Murakoze, reka tumutega amatwi. Mukozi w'Imana, umwanya ni uwawe, udusobanure kugendana n'Imana ni iki? Amen. Yesu ashimwe cyane. Ibi wenda ni ikibazo cyiza kandi gisobanutse kandi gifite n'umumaro, gifite icyo gishatse gusobanura. Hano iyo tuvuze kugendana n'Imana, iryo jambo turibona mu itangiriro ibice 20, ibice 5, uhereye ku murongo wa 24 gutyo ugakomeza, aho batubwira umugabo witwa Enoka wagendanye n'Imana. Yamaze imyaka 365 arapfa. Abantu benshi bakoze kuvuga ngo Enoke yapfuye adakoze ibyaha, ariko ntabwo ari byo. Ahubwo kuko hari umurongo uri mu Baroma tuvuga ngo bose bakoze ibyaha ntibashyikira ubwiza bwayo. Ubwo rero ko bose barakoze ibyaha na Enoke arimo. Umuntu utarakoze icyaha yari Yesu wenyine utarakoze icyaha, kuko nawe yari afite kamere y'ubumana, ariko ntiyakoze ibyaha. Ariko undi muntu wari wese aba yarabikoze. Then kugendana n'Imana ni iki? Kugendana n'Imana nta kindi bisobanuye, nta nubwo bikomeye kubyumva, kubera yuko dufite umugabo witwa Yoshua. Niba navugiraho natangira urugero. Yoshua yaravuze ngo Imana ngo ntuci iburyo ntuci ibumoso y'amagambo nakubwiye, uzatsinda uzananisha. Ni ukuvuga ngo yagomba kutaca iburyo cyangwa ibumoso. Ubwo rero
kugera n'Imana ni ukudaca iburyo bw'ibyo yavuze ntuce n'ibumoso bwacu niko kugendana n'Imana. mbese no gukurikiza ibyo akubwiye, ni ugukurikiza no kumvira ibyo Imana ivuga, mbese kumvira ibyo Imana no yavuze gushyira mu bikorwa nibyo dusabwa muri uru nibyo byonyine gusa. Niko yavuze, yabwiye Yoshua ntuzace iburyo cyangwa ibumoso, kandi nzabana nawe nk'uko nabanaga na Mose. Iryo jambo rero rigaragaza yuko kudaca iburyo bw'ibyo Imana yavuze no kudaca ibumoso bwayo ukagenda mu nzira imwe nibwo ugendana nayo, si uko udacumura ahubwo ni uko wihana. none se kugendana n'Imana n'ibi ngibi twitwa ngo turi mu makanisa, turi muki ni bihurira kugendana n'Imana niko gakiza. Iyo ukijijwe ugendana nayo, kugendana nayo nta handi bisaba, ni uko gukizwa ni ikintu kimwe, noneho kugendana n'Imana ni ubuzima. Noneho ubuzima ni ubuhe? Ni uko iyo umaze gukizwa uba uvutse uhindutse born again, ubaye umwana. Noneho iyo process yo kugendana nayo mu rugendo kugeza igihe impanda izavugira cyangwa dupfuye, iyo ngiyo niho byitwa kugendana n'Imana. Ubwo buzima uko wawukondakitinze, uko wawujyanye, niko kugendana n'Imana. Si uko utacumuye, ahubwo ni uko wagendanye n'Imana. Reka duhe urugero. Dawudi tuzi ibyaha bye, tuzi yasambanye na muka Uriya, tuzi yicishije Uriya, turabizi ibintu bimwe yagiye akora. Ariko Pawulo yandika avuga mu byakozwe no mu bice 13 avuga nuko Dawudi amaze gukora ibyo Imana yashatse mu gihe cye. Bisona ko Imana itari kodinze ya negative, ibyo ntabwo yigeze yita ku byo muka Uriya, ntiyitaye kuri uriya mugabo upfuye, umugore we yasambanye nawe, ntabwo Imana yabikosidarinze. Nyuma y'imyaka 1000 y'amago nuko Dawudi amaze gukora ibyo Imana yashatse mu gihe cye, ntabwo Imana yazanyemo biriya biri negative. Rero wagendanye n'Imana, Dawudi impamvu ntabwo yabibarwa kuko Imana yamubabarira, yarihanaga. none se dukurikije ngo Dawudi amaze gukora ibyo Imana yashakaga, ntikwaba mu bushake bw'Imana aho kwica Uriya ntibyarimo? Ntabwo byari birimo. Kubera iki? Ni iki kitugaragaza ko bitari birimo? Nuko Imana yabimuhaniye. Yabimuhaniye ubwo yabyaraga umwana ntabeho, kandi noza Natani nk'umuhanuzi yabimusobanuriye, amubwira ati wakoze icyaha. Uriya mwana iriya nda Uriya yazize, ntabwo uriya mwana yabayeho. Habayeho wa kabiri amaze gucyura. Noneho bivuze ngo kugendana n'Imana, bivuze ngo aho uri hose wagendana n'Imana, bivuze ngo uri mu ikanisa runaka, bivuze ngo uri muri iki. Ntawe bihuriye. Kugendana n'Imana ntabwo ari itorero, kugendana n'Imana ntabwo ari aderesi, kugendana n'Imana ni ukuba mu ijambo. Kuba mu amakanisa nyine bidufasha kumva ijambo, ariko si byo bidufasha. None se ko numva ku maradiyo na hano ku mateleviziyo na hehe handi ku ma internet biruzuye, mu mihanda barabwiriza. Ese nkurikiranye ibyo ngibyo ntiriwe njya mu ikanisa, hari icyo bintwaye mu rugendo? Byakigutwaye kuko bibaba ngo numukirengagize guterana hamwe nkuko mwe bajya babyirengagiza mu Baheburayo ibice 9:4. Ubwo rero no guterana hamwe n'itegeko rya Bibiliya. Kugerana n'Imana ni ukuyumvira. Icyo mbaza urambira guteranira hamwe, buriya ndi no ku muhanda hariya uri kumbwiriza nkamutega amatwi, ndibwira ko guterana biba hagati y'abantu 2 cyangwa 3. Icyo itorero rimaze, iyo usomye mu Befeso ibice 4:11 iravuga ngo yashyize bamwe intumwa, abandi bagira abigisha n'abapasiteri, hamwe n'abavuga butumwa n'abahanuzi. Izo ni inzego zashyizwe mu itorero kugira ngo itorero rya Kristo rigiye ku kigero cya Kristo gihamye. Noneho ugomba kuba ufite abayobozi, ufite na adresse, ufite na hori, ufite abagukurikira muri system y'Imana. So uko numva uru rugendo turi suppose igiye kuba mu ikanisa. Muri makutari mu ikanisa ntabwo uri mu rugendo. Ntawe utabamo ubwo nawe ntabwo ari umukristo. Ntabwo ari umukristo. Yarayobye. Kuko hari abe benshi bahisemo guteranira ku mateleviziyo mu rugo. Abo ngo no kuvangira.
ubwo rero iyi nama twabaha nuko bava mu mago bakagaruka mu ikanisa nuko bajya mu rusengero. none se umbwiye inzego 5 zo mu ikanisa. Izo nzego 5 hari amakanisa menshi atazujuje. None yo niye nama twaya kugira ngo urwo rugendo rubashe kutwora. Ntabwo izo nzego 5 zose zishobora kuba muri Local Church, zishobora kuba mu gihugu, zishobora kuba hano runaka kandi n'izihari. Zishobora ko iyo bavuga itorero mu isezerano rishya ntabwo bavuga iyi Karumeli y'inyubako gusa, bavuga itorero rya Kristo ryose ku isi. Noneho tuvuze nko muri district nangwa muri community runaka, ashobora kubamo umuhanuzi umwe uhanurira abandi bose. Mu gihugu ugasanga harimo umuhanuzi, usanga harimo umuhanuzi umwe kandi ahagije, ntabwo atanahari tugenda kuri Bibiliya ko si igihe cyaho. Niyo umuntu ahanuye atagaciro vuba ko arakora ibintu byacuye. None se uru rugendo turavuga bihurira hehe n'aya masengesho? Tuvuga na gute kenshi duhuza uru rugendo rwo kujya mu ijuru, sibyo? Cyangwa se uru rugendo rwo gukurikira Imana, kugendana n'Imana. Ni gute iyo turebye mu ngero nyine nkaho twatangiriye kuri Enoki ntaho bitugaragariza yasenze. Nowa ntaho yasenze, gusa numva ngo yavuganye n'Imana, sibyo? Ariko ntibitubwira ko ari mu nzira yavuganye n'Imana. Iwe yenda nakwemera ngo yarasenze, ariko Enoki yagendanye n'Imana ntaho bivuga yasenze. N'abandi bagendanye n'Imana ntaho twumva basenze. Ingero ni nyinshi, ariko ni gute gusenga no kugendana n'Imana twabihuza gute? Hariya muri Bibiliya dushaka kuvuga ko Enoki atasenze, ariko Enoki yarasenze. Yari umusenzi ahubwo ko ntabwo yari kwishobora atasenga. Impamvu gusa atabivugwa, urumva story y'imyaka 365 y'umuntu ubwo buzima bwe bikaba bivugwa mu 200 uwo 24 na 25. Urumva ibintu byose ntabwo twari kumenya ibyo yakoze bitewe nuko nta detail afite, ariko ntabwo yari kugenda n'Imana adasenga. Ahubwo tuvuga ibintu byatwaye igihe kirekire. Nukuvuga ngo Enoki yabayeho hanyuma kandi abo bantu babayeho kera, iyo bita prehistory. Noneho nyuma yo kubaho ko rero mu bigaragara n'ira myaka yabo, ira generation zabo ni nawe wabayeho imyaka mike. Yes, yabayeho 365. Abandi uwo yabyaye Metusela yagize 969. N'abandi babayeho za 800 uhereye kuri sekuruza Abraham yabayeho 175. Sibyo gutyo, naho abandi bose baramubona. Rero ukibaza, ntago byanditswe Bibiliya, ntago yanditswe ko yarasenga, ahubwo ntago ushobora gusobanukirwa ibintu story y'umuntu wamaze. Rero mu by'ukuri ibibazo ni byinshi, twabaza, kuko benshi turi mu rujijo. Urumva mwebwe muratubwira mu ikanisa, kandi mu ikanisa mukatubwira ibitandukanye. Izi nzego izi ubuhanuzi, abavugabutumwa, abashumba, ibyo byose mukabihuriza, ariko hari amakanisa menshi atabifite. Ntabwo ikanisa ishobora kugira za nzego 5 cyane. Iyo ishobora kuba ifite pasiteri akaba ahagije pasiteri, noneho umuhanuzi akajya ava ahandi, intumwa yo ntabwo ibikiraho kuko iba yaratumwe ahandi. Zino ntabwo ari inzego bavuze ko Local Church izagira abantu 5. Ntabwo byabikora. Apostle agomba kuba yaragiye. Iyo hari apostle nta pasiteri ubuhari, iyo hari pasiteri za n'inzego zigenda zikorakoramo. Abavuga butumwa nabo kujya kubwiza ubutumwa, ntabwo bavugaga itorero Local, bavugaga itorero muri rusange. Ubu biteye gute? Biteye gutya ngo umupotere araza agatangira itorero, yarangiza akajya atumira abavuga butumwa bakavuga ubutumwa, hanyuma abahanuzi nabo bagahanurira,
yamara iminsi mike muri ba bantu yabwirije bakuze akavanamo umupasiteri akamusiga ahangaha akagenda akaba yarigishije abantu nabo bakigisha abandi. Umwigisha ashobora kuva ahandi na kure imbere y'uko kure yaho utekereza. None se ko tubona ntabwo ari mu itorero rimwe buriya. None se ko tubona hari aposo aho mu itorero, hari pasiteri arahari, hari abavugabutumwa kandi bose ngo barasengewe. None ibyo byo twabyita iki? Iyo ngibyo bose barakorera umurimo hamwe, ntawe umuvinga. Ntabwo bwaba ari byo, ni amatitire biyita ariko ntabwo ari byo. Niba umuntu yitwa aposo akatashinga amatorero ntabwo ari aposo. Aposo atangiza amatorero, nta nubwo ari uwo gusura andi matorero y'abandi batangiye. Ni uwo kubwiriza gutangira amatorero mashya akayasigira abapasiteri agakomeza. None se ibi ngibi si byo byaba bituma abantu bacika mu ikanisa bakajya gushinga za minisiteri zabo ngo bari gufasha abantu, ibyo guterana bakabivaho bakibwira ko ariko mu rugendo, kuba mu rugendo. Hari ibintu byinshi by'amakosa turimo kugenda dukora ariko ntabwo ari byo. Itorero ni itorero kandi rifite abayobozi kandi tugomba guterana. None se icyo watubwira hagati aho ngaho tunagana no ku musozo, ibyo byose hari icyo watubwira muri uru rugendo, ni ibiki tugomba gukora byibuze ibintu nka bitatu tugomba gukurikiza muri uru rugendo kugira ngo tubashe kugera iyo tugera? Kugendana n'Imana birimo cyambere kuyumvira. Wumvira iki? Wumvira ijambo ryayo. Icyo ni cyo kintu cya mbere. Icya kabiri, kugendana n'Imana birimo gusenga. Ariko ibyo bita kugendana n'Imana, gusenga bizana ibindi. Ariko icya mbere gusenga, kugendana n'Imana ni ukuyumvira. Iyo wumviye iki ijambo ryayo, ibyo yavuze utabica iburyo utabica ibumoso, icyo gihe iyo wumvira Imana uba ugendana nayo. Si uko udakora ibyaha, ahubwo ni uko uzi sisitemu yo kuyumvira. Ni ukuvuga ngo iyo ukoze n'icyaha uba uzi kwihana. Ibyo ngibyo ni ko kumvira Imana. Kumvira Imana bigendanye no kuyumvira. Kumvira iki? Kumvira ijambo. Ntuzaca iburyo ntuzaca ibumoso. Si uko utari umunyabyaha, ahubwo ni uko niyo ukoze icyaha Bibiliya ivuga uko ubigenza. Mu isezerano rya kera batambaga ibitambo, mu isezerano rishya no kwizera amaso ya Yesu tugasenga. Murakoze, Imana ibamugisha. Ndashimira kubadufasha ku buhanga bw'ibyuma, ndashimira kubadukurikirana umunsi ku munsi. Icyo ngusaba, ndashimira na mushumba mukuru ubasha kudusobanura akadukura mu rujijo, kutabona ko ubumenyi yahawe atagomba kugenda bujyanye, kuko twese tuzi ko muri iyi si tuhabaho igihe gitoya. Mu by'ukuri ndabashimiye mwese. Utibagirwa gukora subscribe, utibagirwa gukora like, share n'ibindi bishoboka byabyo byose. Nimero reka mubwire nawe abaheho namba, wacishaho ibitekerezo, inkunga iyo ari yo yose, igitekerezo icyo ari cyo cyose wagicisha kuri iyo namba. Reka mubwire reka mureke ayibasomere mubashe kuyumva. Yesu aguhe umugisha. Yego. Nomero ni 0782 82 72 7 688. Abari mu gihugu cya Uganda ni iyo ngiyo, abari hanze yacyo mwakongeraho code imbere. Murakoze, Imana mu ijuru ibahe umugisha. Reka turagize Imana deni dutandukane. Murakoze kudukurikira, Imana ibahe umugisha. Amen. Yesu twagushimiye kuko uri mwiza. Twongeye gusengera hano abantu barimo kutwumva kugira ngo aya magambo abafashe kandi abubake mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. God bless you. Shalom.